Kuva mu buto bwe yahanganye n'ubuzima kandi atabona, akaba afite ubumuga bwo kutabona. Uwo ninde? Muri aka kanya akaba ngaba yongeye kwereka isi n'amahanga ko ari umugabo, akaba ashatse umugore mwiza cyane. Nubwo bagiye bamutega imitego itari myiza, bagiye bamuceka urubanza ndetse bakamutega imitego ko uyu mugore atazamushaka, ariko muri aka kanya akaba yongeye kwereka imbaga ko ari umugabo, akaba ashatse umugore mwiza cyane. Nubwo yaje kubura umubyeyi we, akaba atabonye bino birori, ariko kuri we ahari aruhukiye, arishimye cyane. Uwo ninde? Umwana ukiri muto. Reka nkwereke iyi video. Mbasabe ngo amashyi menshi dushimire impano nziza ya n'impeta y'urukundo, ikimenyetso cyiza ko n'impeta y'ubudatani iri bugufi. Si ibyo gusa kandi tinaguteguriye n'ururabo rwiza rutoshye, ikimenyetso cyiza cy'uko n'urukundo ruzahora rutoshye. Ndaza komeza mbasabe amashyi menshi kuko uyu ni umunsi w'abana, kandi niba twaje kubashyigikira tuze no gukomeza tubashime. Ndabizi kuri wowe bise bigutungura, kubera ko utari witeze neza yuko ubu bukwe buzaba. Ushobora kuba uri umwe mu bantu bagambaniye buno bukwe ngo ntibuzabe, cyangwa ukaba waranditse muri komenti uvuga ko New Bosco atazashaka uyu mugore, bitewe nuko uyu mwana w'umuhungu abana n'umugabo utabona, ariko uyu mwana w'umukobwa akaba ari mwiza cyane. Nta mugabo utamwifuza cyangwa ntawe utamurongora, ariko uyu mwana w'umukobwa akaba yarahisemo inzira yo kuba yabana n'uyu mwana w'umuhungu, aho bita New Bosco. Akaba ari n'umuhanzi, ni umwana wihirinze mu buzima bwe bwose, kuva mu bwana bwe akiri muto atoba kondo, ariko yaje gukoresha ibishoboka byose kubera ko yari afite impano idasanzwe mu kuririmba. Aza guhura n'ibyamamare biza kumufasha, aza kwamamara. Ni irihe jambo New Bosco yaje kubwira umukunzi we mu mbaga z'abantu aka kanya rikaba ryatumye isi n'amahanga, ibinyamakuru bitandukanye byandika kuri iyi nkuru cyangwa se kuri aya magambo New Bosco yaje kuvuga? Ntugikore, tera agatebe niba ushaka kugira ngo uvuge uko byagenze byose, ubundi utega amatwi njye wumva kandi nkongeye kukugezaho n'iyi nkuru ya New Bosco kandi ishimishije. Njye bakaba banyitabiriye hanze kabiri. Niba ariko bwa mbere kuri umuyoboro wa YouTube wacu, uko gukora subscribe, share, comment, like, uko no gukana kunzogera kugira buri nkuru yose tuzajya tuvuga ahangaha ijye kugeraho ku gihe. Ngo haye ikaze. Burya mu buzima bwose tubaho cyangwa se tunyuramo, tuba twizera ko abantu bose badukunda. Uyu mwana yaje gutungura abantu benshi cyane ubwo yaje kwerekana sheri we, ariko abantu batangiye kuvuga amagambo menshi, bavuze ko uyu mwana ngo New Bosco, uyu mwana w'umukobwa atazamushobora, kubera ko uyu mukobwa iyo umurebye unari umukobwa mwiza cyane kandi uhenze, ibyo bita kuba umwana yarakuze neza. Ni umwana ufite umubiri, ni umwana wize, ni umwana wubaha. nawe ubwawe uyu mwana w'umukobwa umurebye mbona nkubone ubona ko New Bosco atisondetse. Ushobora kwibaza ngo bakundanye gute New Bosco atabona? Hakomeje kugenda humvikana utuntu tw'udushya, aho New Bosco yari yagiye gutaha ahantu ibirori bya Genesis Comedy, yongeye kubura amaso cyangwa se ingoyi, akuramo rinete, akora ku jisho. Iyi nkuru yese isakara ahantu hose ko New Bosco ashobora kuba areba. Abantu bakomeje kwibaza ati ese umwana w'umuhungu yaba areba? Ni benshi batangiye kuvugaho, batangira kumucira akararo, banza avuga ngo ese yababeshya, ese yaba ari content ye. Ariko icyo mbakubwira cyo New Bosco ntagabona kandi abimaranye imyaka myinshi. N'abakoze ubushakashatsi n'ubugenzuzi bashe kuvuga ko uyu New Bosco atabona. Agikora gukorera ubwa mbere bino bintu byari bimubayeho, benshi batangiye kujya bavuga ko New Bosco ashobora kuba areba, ariko ntabwo areba. Reka si icyo cyatuzanye, ahubwo no kuvuga ngo niki cyatumye New Bosco yemeza abantu cyangwa se akora ubukwe. Mu busanzwe New Bosco yavuze ko agomba kuzatanga umwuzukuru, mbere na mbere akamuha ababyeyi be, inshuti, abavandimwe, nawe akinjira mu muryango w'abapapa ndetse agahanira iby'ukuri, ibyo kwirirwa arya ibintu ndetse arya ashira inda ye, cyangwa se n'abandi bakobwa badafite abagabo, abo bita ba maraya cyangwa se abakobwa basanzwe. Ibi bintu yari yaje kuvuga yuko agomba kuhita bivamo igitaraganya. Ese nta kindi yahise abwira, yabwiye inshuti ze ndetse n'abamuba hafi, ababwira ko akeneye umuntu umuri hafi cyangwa se utabeshya uzi kureba
akaba yamurebera umwana w'umukobwa mwiza cyane, ubundi akamumwegereza, ubundi akamwiteretera. Byabaye urugamba runini cyane kubera ko Niyo Bosco ntago areba, bivuga ngo mu gihe cyose yakeneraga uyu mukobwa usibye kuvugana kuri telefone, n'ahandi bahuriraga usibye kuba yamuhamagara. Nawe bibaza utabona kuba wavugana n'umukobwa cyangwa n'umuntu kandi buri kimwe cyose kikagenda neza. Ikintu yaje gukundira umukobwa nta kindi nuko uyu mukobwa yamubaye hafi kandi akajya amukorera buri kimwe cyose, yewe nko kumwerekera ku bwiherero, ahari bunyare n'ibindi byinshi cyane yagiye amufashamo. Yahise abona ko uyu mukobwa afite umutima w'urukundo. Uyu mwana w'umuhungu nawe kugira ngo avuga ati nanjye nkwereka ko mukunda, nkwereka ko ndi uwa nyawe, nta kindi yaje gukora ku mafaranga ye. Uyu mwana w'umuhungu ngo ni Niyo Bosco afite amafaranga menshi kandi yarakoze bihagije, azi kwandika, yandikira indirimbo. Dore yuko yandikiye ibyamamare bikomeye cyane. Bruce Melody yamwandikiye indirimbo, aba bose mubona nta muntu n'umwe atarandikira indirimbo za Vestine na Dorcas, abo zino zose akaba ari we wagiye uzandika nyinshi, kandi Niyo Bosco akaba agira ngo n'umutima mwiza atagendera ku kiguzi. Benshi turabizi ko dukunda indonke no kumva yuko ibintu byose dukoze tugomba guhembwa, ariko uyu we yagerageje ibishoboka byose, ibintu byose yagiye akora harashiramo imiyaga. Bivuga ngo Niyo Bosco agira urukundo, abantu benshi bamwiyumvamo, ni umuntu wakugira inama ndetse no kujya kumusaba serivisi cyangwa se no kuba wamugisha inama, ashobora kuba yayiguhera ubuntu. Bitandukanye n'abo bose baba bari impande ze b'ibisambo, abo uvuga ikintu bagahita bakwishyuza. Si ibyo gusa ariko hari ibintu byaje kubabaza abantu. Uwo bita Yago, murabizi neza ko aka kanya atabasha kuba yagaruka hano, akaba yaje gutanga ibitekerezo avuga yuko ababaye cyane kuba adatasha ubukwe bwe. Ni umufana we kandi barakundanaga, bari n'inshuti magara, ariko bitewe n'ibintu byamubayeho ntabwo yashobora kuza. Akaba yaje kuvuga yuko rero ababaye. Ubu bukwe bukaba buri kuba buri live aka kanya tuvugana nyisohora inkuru, yewe ndakeka yuko bitewe n'igihe bwatangiriye ntawe uramenya ko bwabaye cyangwa se ababimenye ni bake. Yewe n'ubukwe bwakunze kutamamara cyane kuko ngo babwamamaze, ariko abenshi barabizi neza ko uraza kubona uburyo ki noneho ubu bukwe buraba bushungewe. Ibinyamakuru bitandukanye nk'Igihe ndetse n'ibindi binyamakuru bikomeye ndetse n'uyu muntu w'umuhagarare aho bita Irene muri nabi, abo bose bakaba hari amakamera ubu ngubu atunze umurongo akamera ubukwe. Nubwo bw'igitangaza namwe amisi kuko bw'abastari kuba bumeze, ni ibirori biri buze kuza kubonekamo udushya twinshi cyane. Reko twifurize uyu mwana w'umuhungu urugo rwiza ndetse azabyara ihungu n'akobwa. Niba umukunda nawe umwifuriza urugo rwiza muri comment. Yewe wari uri kumva abo bagezweho n'inkuru, njye bakaba bitabiranze kabiri uko gukora subscribe, share, comment, like, uko gukanda no kunzugira. I love you.